kwihangana n'ubuzima kabisa kuko niba utabasha kwihangana donc societe yose waburimo niba ku ishuri utabasha kwihangana niba ku kazi ntugire ngo ku kazi uzagerayo ngo ubashe kwihangana ntago byakunda ubwo nyine uzahora userera n'abantu niba mu rugo wageze mu rugo utabasha kwihangana ahantu kwihangana no kubabarira urumva uko kwihangana kujyana no kubabarira numva ngo nta kintu umugabo yakora umugore atakora uretse ikintu kimwe ku ruhande rumwe umugabo ntiyatwita ntiyakonsa umugore nawe ntiyatera inda nibi dukwiye kumenya uburyo dukundana uburyo bwo gukunda love language urumva ntabwo wabana n'umuntu utazi love language yiwe ese love language yanyu urayizi? Ndayizi pe. Okay. Wowe? Ndayizi cyane. we yizerera muri gift. Kabisa. Ndabizi gift. Kandi gift nkunda nazo urazizi. N'ururabo. Gift itari mu rurabo ntaga nezerwa cyane. Tuzamuha surprise. Hello, this is the Anastase family. Together in love and faith. Turagarutse nanone. Turabashimiye kandi ko mwakoze subscribe, mwakoze share, mwakoze na comment. Imana y'amahoro ibane namwe. Uyu munsi rero tugiye kuganira. Uyu munsi turaganira ku ngingo igira iti ibintu ukwiye kubuza mbere yuko ushinga urugo. Yumva biraba biryoshye cyane. Ibintu umuntu akwiye kuba azi, akwiye kumenya cyangwa se kwitegura mbere yuko agira gute ashyiraho ashinga urugo. Ni ku mpande zose, ku mukobwa, ku mpande zose, ku muhungu ndetse n'abageze mu rugo natwe biratureba. Sindi njye nyine rero, ndi kumwe na my wife, my beloved wife Kazi. Hi, turabasuhuje cyane. Yewe uyu munsi ntago meze neza cyane kuko ndwaye agakorora. Ndaza kuvuga nitonze. Ariko turabashimiye abamaze gukora subscribe. Nukuri Imana ibaho umugisha batarakora subscribe. Nukuri turabinginga ngo mukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ikiganiro cy'uyu munsi kiraza kuba ari cyiza. Ariko ngewe ndarwaye mo gake. Oya, ndaza korora kameze nabi kabisa. Agakorora turaza kugira gute gushakira umuti. Nta kibazo. Ariko ntibyatuma tudakora ikiganiro. Of course kubera urukundo tubakunda no kuri guys turabakunda. Kuri turabakunda pe. Turabakunda cyane. Uyu munsi rero uzi cyambere? Cyambere kizi? Icyambere ukwiye kubuza niba uri umusore, niba uri umukobwa ufite fiancé, niba warageze mu rugo maze kubaka ushobora kuba ari ubwa mbere cyangwa se urabona ukuntu dusiye tubanye abantu guhurana ba masenge na ba uncle n'abandi bose bisigaye bigoye. Ariko hari ibintu bukwiye cyane cyane twese hari ibintu bukwiye kubuza kubanza kumenyana n'umuryango uwo mugiye gushakana ku ruhande rw'umukobwa cyangwa ku ruhande rw'umusore. Ni byiza kumenyana n'umuryango wa fiancé wawe kubera iki sheri? No kuvuga ngo impamvu icyo kintu ari ikintu umuntu aba agomba kwitondera mbere yo kujya mu rugo, kumenya umuryango. For example, ngiye nshaka kwandi umukobwa mbana na barumuna banjye, sibyo? Ugasanga ngiye mbana na barumuna banjye wenda nka babiri. Hari abo ndihirira amashuri cyangwa ugasanga hari uburyo mfashamo umuryango. Yego. Noneho najya kugira igihe cyo gushinga urugo ugasanga ndabihishe simbibwiye uwo tugiye kubana. Icyo gihe byanga byakunda ntabivuga bizateza ikibazo kuko wa mugabo tuzagera mu rugo ahasange barumuna banjye. Yego. Asanga barumuna banjye ejo bundi wenda nimba naramubwiye ko mpembwa amafaranga runaka nambaza amafaranga tese bite usange ntangiye kubura icyo mvuga kubera ko amafaranga nafashishije umuryango wanjye. Donc ikintu cyo kumenyana kw'imiryango ku mpande zombi ni ikintu cy'ingenzi kugira ngo mumanze mwicare mu biganiro muvugane muti se imiryango yacu ni gute. Kimwe nuko hari igihe umuntu aba umusore cyangwa umukobwa bafite ba nyirasenge na ba nyirarume kurumva mu muryango habamo iminsi mikuru wenda nkanjye nagira umuryango wanyu nkaca nko kusenge akavuga ngo
umukwe wacu se ko atadusuhuza, bakagira ngo urirata ariko kubera ko utabazi, kuko abantu bose mwahurira mu bukwe ntabwo wabamenya, aba ari umuryango munini. Ugomba rero kuba uzi ba nyogosenge, banko, abantu bose, kugira ngo nyine batazajya bagira ikibazo ku mukwe wabo cyangwa ku mukazana wabo. Icyo nacyo ni ikintu umuntu aba agomba kwitwararikaho mbere yuko ajya gushinga urugo. Icyo twakwita icya kabiri ni ukumenya gufata inshingano. Kumenya gufata inshingano. Donc ni ukwitegura kuvuga ngo kwitegura kuba responsable. Kwitegura kuba responsable. Sheri reka nkubwize ukuri, ikintu bita gufata inshingano buriya ni ikintu umuntu ni kinini, ni ikintu umuntu atekerezaho mbere yuko ajya mu rugo. Hari ukuntu uba usanga umukobwa yibana, wenda afite nk'abakozi bamukorera ibintu runaka, cyangwa wenda wibara nko mu rugo iwanyu ugasanga uri wa wundi, barakumesera, baragutekera, barakora mu cyumba cyawe, baragira bati mbo ntibivuze ko batabikora warageze no mu rugo, ariko nawe uba ugomba kuba hari presence yawe, ugomba kuba uhari ukamenya ngo ariko mu rugo iwacu turashaka kubaho gute, mu rugo iwanjye njyewe ni gute nshaka ko hagomba kuba hameze. Hagomba kuba hameze hati. Ntago umuntu azajya kugukorera muri salon, ajya no kugukorera mu cyumba cyawe, ntago bikunda. Wenda mu rugo wari ufite uwo muntu ugukorera mu cyumba cyawe akanakora byose, ariko mu rugo iwawe ho kameme nta muntu azajya gukora mu cyumba cyawe, ntago bikunda. Na nubwo uwo muntu ntabwo azagutekera ibiryo buri munsi from Monday to Sunday, ntago byaryoha, ntago bikunda. N'umugabo abakeneye ibiryo watetse kameme, umugabo akeneye ibiryo kimwe nuko n'umugabo nawe hari inshingano aba agomba kumenya. Ubwo ko nta gace gato, ariko nanone ugomba no kwitegura kuba gufata inshingano nk'iyo wabyaye. Iyo wabyaye umwana wawe kameme, iyo habonetse umwana mu rugo hari ibintu bihinduka uko byagenda kose. Hari nk'igihe mwaryamiraga, akazi mwakoraga, donc inshingano zirahinduka. Nukwemera icyo rero kuri ibyo ngibyo nk'umuntu ugiye gushinga urugo w'umusore cyangwa umukobwa, donc abantu b'abafiance bagomba kwemera impinduka zikazamo muri izo responsability. Ako shere nari mvuze kamwe, ariko akabahungu wakatubwira. Akabahungu ko bagabo ho birakaze. Uvuga ngo kwemera inshingano nicyo nari ngikomejeho, kwemera impinduka. Urumva niba umugabo yari afite inshingano zo kwita ku mugore gusa, nihazamo n'umwana wenda n'urugero, inshingano zigenda ziyongera, hazamo babiri zikagenda ziyongera, n'umumama nawe nuko nguko. Niyo mpamvu rero izo nshingano zose uba ugomba kuzakira ukajyana nazo. Ku musore rero ni ukuvuga ngo nko ku mugabo nanone, niba washoboraga gushaka ibitunga urugo by'umuntu umwe, wenda umupartenere wawe, hakazamo umwana, urumva uzashaka noneho ibi. Niyo mpamvu ugomba kwaguka, ukagenda waguka buri gihe cyose. Niko rero gufata inshingano ni ngombwa, ugomba kwitegura gufata inshingano ugiye kugira gute kurushinga. Icya gatatu, buriya kumenya umutungo. Ni ukuvuga ngo uba ugomba kuganiza fiance wawe umutungo w'urugo, donc umutungo uzatunga urugo. Kuko usanga kenshi sheri abantu bajya kubana ugasanga barabeshyanya ngo urumva ngo ngiye ngo mpembwa ngo wenda niba ari umukozi atikorera ngo ngiye ngo mpembwa ngo miliyoni imwe, kandi ushobora gusanga wenda uhembwa nka 200 cyangwa 100 cyangwa 300. Uvuga ngo ntabwo ambwira amafaranga yose. Oya, uba ugomba kuyamubwira, kuko niba mushobora kuba umubiri ari umwe, sibyo? Kubera iki wumva ko icyo kintu gifatika? Niba mwasangiye ibidafatika, avuga umubiri, burya umubiri bidafatika harimo n'amarangamutima, harimo ibintu byose. Kubera iki wumva ko mutasangira n'umutungo mufite? Ese kubera iki wumva yuko wamubwira amafaranga yose? Impamvu uba ugomba kuyamubwira ni ukugira ngo mu mutwe we yubakemo plan. Tuvuga wenda akamfate nk'urugero, akafite urugero wenda ku badamu. Umudamu ashobora kuvuga ngo okay, ubwo niba umugabo wanjye ahembwa amafaranga ya naya, nzakora ubukwe bumeze burya, nzambara ikanzu ingana itya, nzajya nambara igitenge wenda cy'ibihumbi 100. Kandi ugasanga icyo gihe wazabyubaka mu mutwe, kuko uzaba utaramubwije ukuri ku mutungo wawe. Ni byiza rero kumubwiza ukuri kugira ngo amenye ko azajya agenda, kuko buryo umudamu niwe ujera urugo cyane.
kuko ni ujya ku masoko kenshi inshuro nyinshi sibyo ni ukuvuga ngo kumenya amafaranga mwembi mwinjiza ni ikintu cy'ingenzi. Ndetse reka nkubaze Olivier, ubu ngubu ngewe umugabo wanjye nyiyemeho ngahembwa miliyoni, urumva tugiye gukodesha inzu navuga ngo dukodeshe iyangahe? none se muvuze kuri finance y'ubukwe ntabwo ari finance y'ubukwe, urugero rw'uko yavuze nyine ukuntu mama ugomba kubanza kumenya ikintu cy'amafaranga mwinjiza kugira ngo mubashe puraninga ubuzima muzabamo. Ushobora gusanga wenda muhembwa ngiye mpembwa 100,000 wahembwa 200,000, kameme tuzabanza dusetinga ubuzima tugomba kubamo, tuzakodesha inzu y'icyumba kimwe na salo y'50,000, sibyo? Kora ko amafaranga twinjiza nicyo twemerera. Ariko nimba yarambeshye ko ahembwa 800 ntabwo nzajya kuba mu cyumba kimwe na salo, azajya kuba muri cadastre. Oya wenda nasibona kujya kuba muri cadastre, ariko nzahita nekereza ni tugomba kuba mu nzu y'200,000 cyangwa 100,000 nibura. Noneho urumva ko icyo kintu ni ingenzi. none kubera iki finance y'urugo iriho umugabo cyane kurusha umudamu? Mwembi irabareba mutira. Ubu ngubu ibyo bintu bune byari ibya kera kabivuge muri iyo sanse, kubera ko urabona aho sigeze finance isigaye iri ku mpande zose, isigaye iri ku mpande zose kubera ko umudamu kera abadamu ntibigaga cyane, ubu bariga barakora, bafite amakampani, bafite ama business, bafite amaposte meza mu kazi. N'umugabo nawe agira poste nziza. Ikindi kera avuga ngo mirimo ngo yo mu rugo ngomba ngo kubonga umudamu ayigira, iwe hari nyine agomba gukora inshingano, agomba kwita ku bana, agomba kugira bitewe n'ibyo bita mondialisation turimo cyangwa uko isi imeze uyu munsi. Ubwo rero ntabwo urumva iyo finance ntabwo ireba umugabo gusa, ireba impande zose, kuko abantu bose barize, abantu bose barakora, abantu bose bafite ibintu byinshi. Nuvuga ngo ngo nta kintu umugabo yakora umugore atakora, uretse ikintu kimwe ku ruhande rumwe. Umugabo ntiyatwita, ntiyakonsa, umugore nawe ntiyatera inda. Nibi ibyo bibiri gusa, ibindi byose buri wese uruhande rwose yagerageza. Nese Olivier, abadamu kera babaga bakanishi, hari umudamu wuriraga igikwa, ariko kuri ubu ngubu abadamu bari mu muhanda, ni abamotari, ni abashoferi, ni abakanishi, ibintu byose kugira rero kubera leta yacu nziza nyine n'uburinganire kabisa. Nta kintu ubu ngubu umudamu aheshwemo, nta na kimwe. Yumva turamushimira 100%, ntacyo atadukoreye pe. Urumva rero ko impande zose kuri finance muba mugomba gusasa inzobe, mugomba gusasa inzobe, mugashyiraho ngo ukavuga ati twe turashaka kubaho gutya, turaplaninga gutya, sibyo? Uramutse umubyeyi umudamu ntabwo yabara ku mubyeyi ayakuremo byeri. Ariko se biriya reka mubwira rizi, umugore ntiyakubuza kunywa byeri, sibyo? Mbese yakubuza kunywa byeri uti ntabwo bikunda, kuvuga byeri arazi kubikunda, kukunda agacupa, sibyo? None se arakubuza ibyo ukunda. Ni nkuko nawe niba akunda wenda akamfate nk'urugero, akunda imbuto, akamfate nk'urwo rugero, uzamubuza se kugura imbuto? Wapi, sibyo? Ega kubana ntabwo ari imbaraga, kubana ni kubangamirana kabisa. Donc ubuzima bwa buri munsi ni ukubaho uko ugomba kuba, ahubwo gusa ikiba gihari ni ukugusangira ayo makuru. Yego, umuntu mukajya ku bana ubizi neza ko nimba yikundira mitsingi ewana, ukaba wamukunze ubizi ko azikunda, murekera uburenganzira bwe. Cyakora nimba bikubangamira uzagende wende mubiganiraho gake gake. Nimba yanywaga amacupa 10 wenda we nkata, niba wenda wakundaga ko yayinyweraga mu rugo agataha bwije, cyangwa mu kabari uyigurire ayinywere mu rugo. None ariko nanone ntumubuze uburenganzira bwo kwigira muri kakabari kiwe gake ubwe niwe wihindura. Ega nta muntu uhindura undi burya buriya, uretse Imana. Nta muntu ushobora guhindura undi, ahubwo Imana niyo ihindura umuntu. Ni Imana, ntabwo nahindura umutima wawe. Nta kintu na kimwe wakora ngo uhindure mugenzi wawe atari Imana yamusanze ngo imwigishe. Yego. Amena. Ikindi guys, hano hari Olivier nawe ufite stories zitoroshye. Ikindi urumva dukwiye kumenya uburyo dukundana, uburyo bwo gukunda, love language. Urumva ntabwo wabana n'umuntu utazi love language yiwe. Ese love language yanyura yize? Ndayizi pe. Okay. Wowe? Ndayizi cyane. We yizerera muri gift
kabisa ndabizi gift kandi gift nkunda nazo urazizi ni ururabo gift itarimo ururabo ntago anezerwa cyane tuzamuha surprise so nzabireka uburyo anezerwamo so rero kumenya uburyo ukundana nawe yiyumva mu rukundo ni neza ni byiza cyane byiza urumva ni n'ingenzi ukamenya ngo wowe nkundana nawe anezerwa n'iki sibyo so ako kantu ni ingenzi kubera ko gatuma umubano wanyu ukomera ikindi twige guha abafiyanse bacu cyangwa abadamu bacu abagabo bacu impano kubera ko bituma nyine yiyumva ko ari kumwe n'umuntu akunzwe guys ngiye nkunda ururabo kabisa nkunda ururabo umuntu uzampa impano azajya yibanda ku rurabo ururabo tuzarumuha nako tuzazimuha inshuro nyinshi undi ndabo cyane nari dekaranye so noza love language yiwe love language yawe rero urumva ko ari sawa cyane oya no mfasha sindabo z'umukara se urumva zibaho koko oya bo tuzajyana kugurura umunsi turumujyanira so ikindi sheri kwihangana no kubabarira kwihangana ngewe reka nguhe nk'aka example mbere yuko tubana hari mu mama twabanaga mu gipangu akajya arambwira ati si ureba ati buriya nimba nabo mubana mu rugo utabasha kubihanganira ati buriya ntuzatekereze ko no mu rugo uzahashobora ntabwo byakunda no ku kazi n'uvuga nimba abo mu rugo iwanyu mubana utabasha kubihanganira bakoze ikintu runaka ntugatekereze ko uzagera mu rugo ngo abe ariho wihangana kwihangana ni ibintu umuntu aba akwiye kuba afite muri we kuva ewana kwihangana ni ubuzima kabisa kuko niba utabasha kwihangana donc societe yose waba urimo niba ku ishuri utabasha kwihangana niba ku kazi ntugire ngo ku kazi uzagerayo ngo ubashe kwihangana ntabwo byakunda ubwo nyine uzahora userera n'abantu niba mu rugo wageze mu rugo utabasha kwihangana ngo ahantu kwihangana no kubabarira urumva uko kwihangana kujyana no kubabarira ntabwo wakwihangana utababarira kandi kubabarira ni ukureka urababarira ukareka ukabizinuka sibyo abantu ibyo kwihangana ngo batarashaka nyine nibyo turi kuvuga kandi turi kubwira wowe ukiri umuseribateri turi kukubwira ngo wige kwihangana kuko tugukize hanze nyine ese uri seribateri ni ukuvuga ngo akantu ko kwihangana no kubabarira ni ingenzi cyane abantu benshi hari igihe umuntu akubwira ngo yakubabariye ejo mu gitondo kuva yabigaruye ngo kandi ngo urasubiriye ngo ejo ngo ntibyagenze gutya guys ibyo bintu ntabwo ari sawa kuvuga ngo babarira umuntu umubabarire nyine umubabariye birangira uzi ko ngo mukishima hashira nk'amezi 3 ugakora wenda akantu kato ngo kandi ngo hashize n'amezi 3 mbabaje ngo ntabwo nabyibagiwe urabyongeye yagusabye imbabazi hari abagabo hari ukuntu basaba imbabazi bakazana n'amagifti kugira ngo bigende neza guys ugasanga arabigaruye hashize nk'amezi angahe nk'amezi 6 umwaka ngo sheri umeze ute nimeze neza ariko warambabaje ako kantu kaba kagarutse kubabarira twige kubabarira kandi tukanareka sibyo n'ukuri pe inshuti zacu rero sheri tubasaba iki ubusu ntitwarekerahora reka tube tubabwiye ibingibi kuri uyu munsi tuzagaruka nakagaruka rwose twabemereye ko tutazabicisha ntabwo tuzigera kandi n'ukuri kwicara tuzajya twigiraho ibintu by'ubwenge utunotinge somewhere nawe ubwawe wicare wiganirize uvuga ute se kuko ibi bintu ndumva ndimo neza bizagufasha icyo twabasaba rero ni ugukora subscribe share and comment kandi n'abamaze kuyikora turabashimiye cyane ni abantu b'agaciro share usese twahinira reka tubasezereho uyu munsi bye
ikibazo wowe wigira Sandra isheja mu kiganiro gute mu gutangira jewe se wamuretse nyine agatangira ashaka uko atangira ariko ko mba namuretse ngewe nkatuza nigira isheje Sandrine cyangwa cyawe ntabwo kari gutuma ubikata amazi